Amazina ni Kamindi Joshua nko musanzwe mubimenyereye murakaza neza muri challenge y'uno munsi. Muraho Theogene ntabwo twari tuziranye cyane ariko nko mu mezi abiri ashize nibwo namenye ko atuye hafi yaho nashakaga gutura, ni nkaho atuye mu mbere yanjye. Tuza guhura rero n'ubundi nko muri ibi ngibi mvuye gutabara nyirabukwamu mushiki wanjye ucuraho utuye aho haruguru mu gasantere, duhurira hariya hepfo kuri kaburimbo ngira ngo aho bashyingura ni hano hepfo. Arambwira ati ariko biti ni byiza, aturanzi ni ndakuzi, ati biranejeje ni atubwo tuzabona, ubwo nyine twabonanye. Umupasiteri wamenyekanye ku izina rya Pst Theogene mu by'ukuri akaba yatuvuyemo, ngira ngo ku bantu basanzwe bakurikirana The Josh Challenge murabizi ko twakunda kumukoresha mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, ariko ni inkuru y'akababaro pe irungu tugiye kurigira. Ariko nanone mbwira umuryango we ukomeze kwihangana, ngira ngo twabanza tukareba challenge zimwe twagiye tunyuranyuranamo nawe then ubundi dukomeze n'ibindi. Nigeze nurira igiti ngeze mu bushorishori mbwira Imana ngo narinje none inzira igarukiye ahangaha, sindaye mu isi sindaye no mu ijuru, wampaye ibiryo uranyimira ikibiryo kutarya. Pastor Minyoni urabivugaho ikira ko bene da ko muzi ko ari gihe twajyaga tubwirirwa tutariye Imana ikavuga ngo muzarya rata. Nose mu by'ukuri Pst Theogene wowe niki cyatumye ujyayo? Nari narumye narahombanye kubera inzara, ngenda ukagira ngo ndaza imbere n'inyuma ariko ubundi inzara murayizi. Nje ndayizi, nigira ubwoko bumwe se? Inzara ibamo amoko atatu. Basi tubwira ubwoko bwa gatatu tubwire nuko bukora. Ubwoko bwa gatatu bw'inzara ni umunyenzara, afite kawunga na dodo, asonze agafiriti na mayoneze, nageraho atashye ubukwe noneho harimo kwiyarurira, atangira kwatura atarabigeraho, kavuga ati Imana kawunga na dodo warabimpaye ariko iriya firiti ndayarura, ube wihanganye umfashe ngereyo wihangane ndayarura. Kizakubwira umunyenzara afata isahani ataragera ku meza y'amasahani, imbere hari babiri ukabona arengeje akaboko akaba yifashe. Neno barabavumbuye bazana amasahani ya sedi agaramye, neno umunyenzara yigeraho yamaze kuyibarira ati nubwo ugaramye ndagufukuramo indi batu. Menu uyagiye kwarura ahera ku mwumbati, umwungu, ikijumba, iteke, ubwo indiba ntiyabonetsera. Pastor Julienne, Pst Theogene yagize inzara ngo ati bigenda bityo. Nigeze nurira igiti Mwibaza nanjye kuki utabashije kumugira inama nkawe nka Pastor nka Julienne ukamufasha aho kujya gusabira Imana ibiryo kurya mu giti. Kwihutira benyawuyuwi utayoba nzira. Ibyo ni ibiki Pastor uri kuvuga? Yes, cyo ni Igiswahili cya barabarani. Bishatse kuvuga iki? Ariko kwihutira ibyo utazi bigira gute? Urayoba inzira. Ariko se ubundi yihutije ubwa niki kugenda ngo asabire Imana ibyo kurya mu giti? Niki cyayimuteye? Bibiliya iratubwira neza ngo fasha mugenzi wawe nkuko nyine nawe wifasha, cyangwa ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. So rero nkawe nka Pastor Julienne mu by'ukuri mwarimu ari kugira ngo mumufashe, mwibaza kuki wahisemo Theogene kugira ngo ujye mu giti ujye gusabira Imana ibyo kurya? Ko ari nabyo byanatumye itagusubiza. Ndabeshya se yigeze gusubiza imara kuyisaba? Imana iranyiborera. Ubundi inzara iraryana utaranigwa agaramye agira ngo ijuru ri hafi. Sinumva uburyo Pastor wakifata ugafata uwo mwanzuro ukavuga ngo ugiye kugenda mu biti ngo usabiremo Imana ibyo kurya.
ibyo bintu ntabwo bibaho kandi hari abantu batubwira neza ko mu by'ukuri wari ufite na special gusa situzi ibyo biryo bya special wari ufite ubwoko bwabyo nyine twaryaga imvange yitwa special iyo mvange murayizi oya nayo nzi ite ni imvange uteka ukamaramo ibicumuro n'ibisitaza gute sobanura twumve neza mbese urayicucuma ku buryo nta kirayi gisigaramo kuko iyo mvange ntabwo ushyira mu bisori ngo biyarurire usuka ku isiniya mugakora serikira uruziga ubwo rero iyo wibeshye ugasigamo ikirayi kiba gitembera mbese kikaraga kuri yose noneho wakigeze imbere ahita ajyana ikanya kagikure ubwo rero uriya gikuye imbere ikirayi nyine iyo harimo umubingwa nyine ikirayi ajya kugikura imbere ya mugenzi we rero wagikuye imbere ubusa iyo kigabanyamo kabiri mbese ushaka uburyo yicucuma ibisitaza n'ibicumuro byose ukabikura twavuye kure nubwo mu by'ukuri bibabaje yego birababaje ku mpande zombi natwe bakunzi ba The Josh Challenge ariko nanone banyiri kugira ibyago barimo barihanangiriza abantu mu by'ukuri bahimbahimba ibinyoma ko atari byiza pe batubabarire ntibadusonge ngo hazamukiremo ibindi batwandikaho inkuru z'ibinyoma badufashe ukenera amakuru araza tuyamuhe barinde umuvandimwe wanjye we numva yanamugezeho bataramukura mu modoka bamukuye mu modoka babaga imodoka byose abireba afite nta mbaraga afite yabonye ibintu birenze ubwo rero birasaba ko itangazamakuru ritworohereze ndarisabye ukenera amakuru azabaza umuntu witwa Mama Music ndamusobanurira amakuru ndayamuha ariko ibintu by'ibihuha n'ibinyoma ndabinginze rwose mudufashe icyo gikomere nacyo cyaba igikomere cyakomeretse imitima yacu urugero ibyo bashatse kuvuga ni nk'ibi ngibi ngo nguki Kanyombya uyu mwana w'umuhungu yari mutoya yavutse 1983 umugore wavuka mu 1993 urumva muri make yamurushaga imyaka 10 kandi mu by'ukuri nyakwigendera we yavugaga ko yarushaga umugore w'imyaka 13 yamaye umudamu barambenze aranyemera murusha imyaka 13 kandi nge sinigeze mubeshya namubwije ukuri songera ngo amakuru mwumvisha mu by'ukuri aho muzaza muhakura niba wumva ushaka kugira inkuru umenya kuri nyakwigendera Pst Theogene mwagira abo muhamagara mukabibabaza gusa n'uyu nguyu yaradufitiye ijambo nta muntu wese n'utarumuza ariho aravuga ati sinari muzi ariko ndumva nababaye siko bimeze bibereye buri munsi muri uyu mwaka mpera z'umwaka nk'uko umwaka wibenda kurangira ntabwo ushobora kurangira bino bibisi bino bijagwa bitagushije abantu bitisha abantu ushatse kuvuga iki kubera iki buri uko aba bantu bakora aya makampani yabo bakora ntuzazabo baba bafite ibitambo batangiye ngo iki madamu ndikavuza nduru oya ubaye uko wabivuga induru ikarangurura ariko nanone wabavuga tukabamenya ukuri ukajya ahagaragara ntabwo wamenya baribo ni amatora atarenze 3 isi y'umwuka nabwo bariyizi bariyizi bazi imbaraga bakorana nazo barabizi imbaraga bakorana nazo kuko bananiwe kubwiriza ku by'agakiza bananiwe kwigisha abantu guhinduka bariho barakina amakomedi mu nsengero none batereka dufata abantu uyu muntu kuko hari ibyo yaza akadufashiriza gukiza imitima y'abacu bakagushyira imbere ugakora warangiza bakazana igitiyo cyo gukora amafaranga bo bakikomereza bakabaho wowe ugacaho ngaho rata pastor ni we nabonye mu by'ukuri utajya uripfana ndashaka ubutani twongera kugaruka tugahura uzambaze neza nzakubwira uko byinjiye n'urutonde mfite buriya nanjye ambwira abantu ngo umuhanuzi ni inzu y'ibitabo bagendera kuko uyu muntu azwi kandi natangwa biratuma abantu barangarira mu rupfu umwanzi yinjire ako sinkagusobanuye bagasobanuye bo bari ibyo bashaka ariko abantu bararangarira mu rupfu rw'umuntu umwe barurangareho ako umwanzi wahita agira gute yinjira namara kwinjira azasenye byinshi asenye byinshi rero mu rusengero habamo abana b'Imana kababona ba Satani
ni agahinda kuri bose buretse ko mu by'ukuri hari n'abatemera ko Imana yamuhamagaye bitewe n'imyumvire se cyangwa imyemerere yabo. Theogene arimo ambwira ngo mu kwa munani turahategura igiterane ngo ahubwo ngo nimbitegure muri stade yo ku Ruyenzi. Turimo tuganira ngo so wambwira gute ko Imana imuhamagaye, iramuhamagaye se ngo ajya yikoropera? Oya ariko ni imirimo myiza yakoze. Iramuhamagaye se ngo ajya yihingira mu murima w'ibinyomoro cyangwa imizabibu? Erega umuntu w'Imana, erega Imana nta muntu uzi imigambi yayo. Rega no mu ndirimbo turabiririmba. Imana yakuvuzeho, Imana yagambiriye kuri wowe, kizasora. Iyo Mana yacu, iyo Mana yacu irakomeye, irakomeye, ntawayirigiye kwimukorwe n'isoni. So niyo mpamvu Imana mu by'ukuri gahoro gahoro igenda icura abantu bayo bakiranutse. Abantu bari gutamba abandi, mwebwe mukavuga ngo Imana icyuye abantu, icyuye abantu, icyuye abantu, si icyuye abantu gute? Bundi subidusigiye nde? Nabahari se basigaye. Sera arapfuye ngo Imana iramuhamagaye. Haleluya, arapfuye ngo Imana iramuhamagaye. Yanga arapfuye, Yanga arapfuye ngo Imana iramuhamagaye. Buravana arapfuye ngo Imana iramuhamagaye. Jepora arapfuye ngo Imana iramuhamagaye. Kuva mu kwa 11 kugeza rya mu kwa 6 tubuze ibihanganye. Nese ubundi gose bimaze iki? Mana si bahamagaye bajya guhinga mu we murimo. Hari jaride se yaraye mu ijuru. Erega ni nkuko nawe yaguhamagara. Nta kibazo. Nese ubundi Theo namurutaga. Cyangwa narutaga n'abandi. Wowe ndabona udatinya n'urupfu. Undi se ndanabibonye nta nubwo nzongera no gutinya urupfu. Erega ni nkuko nawe wakora ibyiza ikaguhamagara. Gusa ariko nanone nizere ko bitameze nk'iby'uyunguyu nawe ari guhanura. Reka mbivuge, hari abana Imana yampishuriye, yego, nubwo ntarababona amaso yanjye ku maso, yego, bafite impano y'urukundo. Hari uw'Imana yampishuriye witwa Murindahabi Irene. Ntabwo muzi sindamubona. Murindahabi Irene, Imana yambwiye ko njya afasha abantu, umugisha ukomeye. Yego, ubwo uri umunyamakuru we waba umuzahari. Ariko nge simuzi. Imana yambwiye ngo igiye kumuha umugisha ukomeye kubera imirimo myiza yakoze. We nabikoze atabizi ko mu ijuru iyo mirimo yavivuwe. Ibi bintu by'ubuhanuzi byajemo n'abana. Akagana murakabona kutani kagenzi kanzi. Mwino hano mwakabonye mwese, Imana igahaye ubwenge. Mama we nama ni kugutotsi. Ni wowe ngwino hano. Imana iguhaye iki? Ubwenge. Mama we uno mwana imukuriye urupfu. Uyazayivugira azayikorera. Muri kino kiganza cyanjye namufashe. Murabibona? Kino kiganza kigiye kumuhesha iki? Umugisha. Kandi agiye kubona urusengero rutuzu. Agiye kubona urusengero ku buryo abantu basaza bazana hejuru n'urusengero rugeretse kabiri. Waba wumva ashaka ko Imana imuha imodoka, naze ahagarara imbere yacu cyangwa amutunga ikanzu. Kuko ndi kumva njyewe Imana yamuha imodoka. Mwanya twiza mwanya kwiringirwa. Ni wowe ufite imodoka ndiki, wowe ufite ubutware n'ubushobozi. Rero wamuhaye imodoka, wamuha akazi, ukamuha ibyo akeneye, ugaza kwifuza k'umutima we. Uwiteka ushoboye byose, Uwiteka utajya. Yewe sinzi icyerekezo cyabyo, gusa si nabo ngabo gusa bagiye bahanura. Hari n'undi wari wahanuye ko ibi bya Pst Theogene bizaba gutya. Uku kwezi kwa 6 tugiye gusohoramo, ndakeka n'ubwa mbere mvuze ibi bintu twaraga tuganira bisanzwe. Uku kwezi kwa 6 tusohoyemo, hano mu gihugu hagiye kuzabamo ibintu bibiri bidasanzwe. Bingahe? Bibiri bidasanzwe. Imana yambwiye ko hari ikintu kizabamo gikundwa n'abantu benshi cyane, kikabatera ibyishimo birenze urugero. Ariko hari ikindi kintu kizababaza abantu cyane gikomeye. Kizababaza abantu. Nurupfu rw'umuntu udasanzwe. Iyo umuntu avuze umuntu udasanzwe ni umuntu ubuzwi n'abantu bose benshi bagiye batandukanye. Gazaba ari umuntu w'icyamamare. Icyamamare. Azariza abantu benshi,
azababaza benshi ariko Imana yarambwiye ngo bizatera bamwe gukizwa. bizatera bamwe gukizwa. Yego. Rero ku kwezi kwa gatandatu, ubwo ni muri uku kwezi kwa uku gatandatu, kwezi kwa gatandatu ubwo nibwo bizabamo. yego, umuntu ukomeye donc umuntu uri celebre azabera bamwe gukizwa. hanyuma ikindi gikomeye cyo kigiye kuba mu gihugu cyacu, hari abantu bakomeye babiri bazwi bamenyekanye cyane bagiye gupfa, kandi hazavugwa amagambo menshi, hazacura imiborogo. Umwe ari mu gisata cy'iyobokamana, undi ari mu gihande kiri politike. Uku kwezi kwa gatandatu ivyo bintu biraza gusohora. Oya simbyemeye. Pst Theogene n'uburyo yari afitiye runini kino gihugu cyacu, afasha abana b'abamayibobo, agerageza kwigisha ijambo ry'Imana, agerageza twe kudushyira mu gakiza. Theo uretse kuba umukozi w'Imana yari umuntu ureba stress igashira, igahita ishira stress. Buriya hari n'abantu ureba stress ikaza, ntabwo hari abantu ureba stress ikaza kukibaza umuntu ko ari umuntu mwiza, kuki murebye stress ikaza. Barahari benshi pe, n'uyu yatumye ngewe ngira stress. Hari impanuka mbonye imbere yawe, ndetse hari no kuntu iwanyu wowe musore, hari ukuntu muri famiye y'iwanyu hari ibintu by'imyuka mibi bikototera kugira ngo bikuze umugisha wawe, ariko Imana igukuyeho ubusazi. Zana igitambo, zana ituro ry'ishimwe yuko Imana igukingiye, kuko bari baragutanzaho 300 babitanga ku mupfumu kugira ngo kugire nabi uzapfusaze umugisha wawe bawutware, ariko ibyo 300 batanze ndagira ngo bishaka ubizane mu nzu y'Imana. Ariko Theo Pastor Mignoni ngo we, ariko Theo wamurebaga gutya stress ikahita igenda. Imana n'ukuri muhe iruhuko ridashira. Ikintu nibariza mu by'ukuri, ndibariza bano bahanuzi, niba muzi ko Imana yabatumye se cyangwa mugiye guhanura ikintu muzi ko runaka kizaba, kuki mu by'ukuri mutakitubwira kugira ngo mu by'ukuri tumenye uburyo tugomba gusenga, tumenye n'imbaraga tugomba gushyiramo aho kurinda kiba, kandi byitwa ko mwahanuye bikagera naho mu by'ukuri inshuti zacu zituvamo. Nyamara twasenga tutasenga, niba Imana yamaye message nuko yayimaye, sibyo? Uyu munsi President kumwe ngo dusenge tubikureho n'ubundi muvandimwe yatabarutse, donc ngiye nubashyika Imana yavuze kandi Imana iravuga. Ahubwo ngiye mu by'ukuri icyo mbona nuko mbona ibyo muhanura se cyangwa iby'Imana yabatumye byo biba ari imbusane y'ibyo twe mu by'ukuri mutubwira. Nuvuga ngo Imana ifite ibyibabwira, then bikaba imbusane y'ibyo mugiye kutubwira. Mbabeshye se? None si ibintu Pastor Pascal ni yari yarabivuze. Nyakubahwa Mushumba Theogene, muraho neza. Numvishijwe ry'Imana rimbwiye ngo Imana igusinyiye, bese usinyanye n'Imana kontara. Contract bwoko ki? Ni kontara ihoraho, ni kontara ihoraho, ikindi iguhaye na viza ihoraho. Viza mu kihe gihugu rero sasa? Canada, US, ndagira ngo mbanze mubyumve neza, mwumve ko mu by'ukuri Pst Theogene yagiye mu ijuru, nubwo impanuro za bamwe na bamwe bazigenda zitandukana, ariko hano barimo baravuga ngo ni viza ihoraho. Murumva atari ijuru se? Bonye ari ku kibuga c'indege numva baravuze ngo aranyura muri VIP. Ahubwo njye mu by'ukuri ikintu maze kubona nuko impanuro Imana ihereza abahanuzi kugira ngo bagire icyo batugezaho, mu by'ukuri ziba ziri mu bwenge, ariko ziri nanone opposite mo gacya y'ibyo twe dushobora kwimagina runaka, bikanyura mu bwenge. Kuko nk'aha ngaha uyaravuga ngo ni viza ihoraho, urumva ni viza nyine y'ubuzima bwe. Murumva atari ijuru mwebwe nyine muramutse mugenekereje neza. Imana irambwira ngo mubwire ko abana mbahaye ubwene gihugu, kandi itanze ubwene gihugu bw'abana, ubwo bwa mama na papa buba buriho. Haleluya! Murumva nge narenzaho iki? Ewe mureke dusoze. Ni the Josh Challenge, ariko nyabuneka mureke guhimba inkuru, kandi nanone abagize ibyago mukomeze kwihangana.